Iyo ufite umuntu ugukunda byuzuye, isi yaba isa n'iyahindutse paradizo. Mu byo ukora byose niwe uzi imbere, uhora umutekereza amanywa n'ijoro. Icyiza ubonye ukimubwira mu ba mbere, ikibi kimubayeho ukakimenya ataravuga. Ugukunda ntawe bitanyura. Buri uko uteye akakwikiriza adatinze, wajya kugwa agahita akuramira, wagera imbere y'ibanga rikaba inkuru. Iyo muri kumwe museka, murebana akana ko mu jisho, mugenda mufatanya ibiganza, agusezera aguhobeye, mukumburana mugitandukana, aguhamagara buri munsi, iteka ahangayikishijwe nawe, ashaka kumenya amakuru yawe, ni ukuri uba usa n'uwasubijwe. Icyo gihe imigambi irahama, wagera n'ubwo ucika intege, akagutera imbaraga, maze ukongera ukeguka, ugahora mu munezero, ukabona nta kiruta urukundo, ukajya wivugisha uti biryoshye kurusha ubuki. Kandi koko nibyo. Umukunzi nk'uwo wamugaye iki? Kandi se wamugereranya n'iki? Ko abamufite ari bake. Icyampa nanjye nkamugira. Mukunzi, ndabizi kunyumva, ntutungurwe no kumva ibyo mvuga. Iyo hagize umbaza niba ngufite, mbura igisubizo namuha, kuko nubwo rwose ngufite, njye mbona uhari udahari. Ese ko wahindutse, wabonye undi urabimpisha? Ko kera ntavugaga uko, ko kera utamfataga uko? Ese nibyo bavuze ngo ugukunze byuzuye, inyishyu ni ukumubabaza? Uwakubashye byuzuye, inyishyu ikaba kumusuzugura, ukamugira nk'uko ubinkora? Kera ko wahangayikaga iyo ubwiraga tutabonanye, none ubu icyifuzo ngira kikaba ari ukukubona, nibura rimwe mu cyumweru. Wumva ari ntacyo bivuze? Amayinite yo kumpamagara niyo waheragaho ugura, none na bipe narayibuze. Bwa butumwa buhoraho, mu gitondo nkangutse, unyifuriza umunsi mwiza, saa sita naniwe, unyifuriza ikiruhuko cyiza, na nijoro ngiye kuryama, unyifuriza inzozi nziza. Ibyo byose ko byabuze, ese ufite undi ubikorera? Ko njye byose mbikora, kunsubiza bikabura, nanaguhamagara ukananirwa kumfata. Kandi niyo ubikoze, ninjye uba wivugisha, amagambo yashira ngakupa, yewe ntubigireho ikibazo. Ese narakurambiye, akaba ariyo mpamvu mfata uko? Mbabarira nibura unsubize, kuki wahindutse? Ese wankunze uhubutse, ubu ukaba uri kwicuza? Wareba igihe wantesheje, ukabura aho uhera utobora ngo umbwire ko wankatiye? Ese wabonye ko nkennye, ko ntacyo nzakumarira, ukaba warabonye amafaranga, ukumva ko ndenzeho, ko ntakigukwiriye? Cyangwa wabonye undi ukize, uhitamo kumunsimbuza, ukaba warabuze uko ubivuga ngo umbwire ko utagihari ku bwanjye? Ese uri kungerageza ngo urebe icyo nakora ukoze nk'ibyo watangiye, byo kunyima umwanya uba ufite ukawuha abandi batari njye? Ese wankunze ufite undi, wenda mukaba mwari mwarashwanye, ubu akaba yaragusabye imbabazi kubera urwo wamukundaga, ukaba waramubabariye, mukaba mwarongeye gukundana, none ubu akaba yarakumbujije, ukaba warabuze uko wivuga? Ese ni iwanyu banyanze, bahitamo kukumbuza, nawe uhita ubumvira kugira ngo utabababaza, ukaba warabuze uko bivuga, akaba ariyo mpamvu wahindutse, umfata nkaho ntahari? Navugaga ko ngukunda, nawe uti ndagukunda, none ubu ndabivuga, ugahitamo guceceka. Wagira n'icyo uvuga, ukavuga ngo urakoze. Narakubwiraga nti ijoro ryiza, udatinze ukansubiza uti ijoro ryiza kuri twese. None ubu ndabivuga, ngategereza icyo uvuga, nkagira ubwo ndambirwa, bikarangira ngukubye, ntubigireho ikibazo. Ese nibura wowe ubona ko wahindutse? Ubu nsigaye ngirira ishyari abakundana, iyo bari gukora nk'ibyacu bwa mbere, ukimfata nk'umwami wimitse, nanjye narakugize umwamikazi. Icyakora n'ubu uracyari we, kuko amarangamutima yanjye uyobora yakubuza, akaba ntegetse kwandika ngo nkubaze impamvu wahindutse. Ese waciye hirya uragwa, umutima ukaba ugushinja guhemuka, ukaba warabuze aho uhera ngo bivuge, ukaba warahisemo kwitwara utya, gutyo mvugisha unyuka inabi, unyereka ko utakinkeneye, kugira ngo abe njye ufata iya mbere, nibwiriza urukundo nduvemo. Nkubwira ko ngukunda uti ndahaza,
nakubwira ko ngukumbuye ngo birandeba, nakubaza niba tuzabana uti izo ni inzozi, nakubaza impamvu turi kumwe uti ntayo uzi, ese ubona bizaguma bitya? Cyangwa ni uburyo bushya wize bwo gukundana? Wenda ubu nkaba nkurenganya kandi unkunda uko ushoboye, nkaba ngusaba ibirenze ubushobozi. Sinzi impamvu iyo ariyo, ariko iyo nkeka irakwiriye. Ni iyihe yindi itari iyo kunyanga ukaba warananiwe kubivuga? Ese nk'ubwo ujya nkumbura ko ntabigizemo uruhare kuvugana nawe byahagarara? Nkora byinshi nkabangama, mbibona iyo mpamagaye ukankupa, nkandika ubutumwa ntubusome. Ariko ubu ngiye kubireka kuko ntacyo ntakoze ngo nkwereke ko ngukeneye, ariko bikaba impfabusa. Wenda uzumva unkumbuye ukenere kumpamagara, uzasanga ngutegereje nkwakirane yombi nyabusa. Kuhaba kwanjye niba ntacyo kuvuze, kubura kwanjye se ko kuzakivuga? Gusa uzatebuke disi we, utazatinda cyane uzi ko ukumbuwe ugasanga waribagiranye. Burya iyo ukunda umuntu aba aruta abandi, imbere yawe niko uba ubibona, kandi nibyo bikwiriye. Gusa ubwiza umukundira si we wenyine uba ubufite, uko gusenga umukundira si we wenyine uba ubikora. Niyo yaba yarize menshi ate, atunze byinshi byiza ate, hari abandi baba babimurusha, ariko kuri wowe akabaruta, kubera ko aba ari we wenyine uba warahaye umwanya uhagije, umutima wawe ukamumenyera, mu bitekerezo byawe akagiramo umwanya munini. Niyo mpamvu iyo umubuze ubona abandi ntacyo bavuze, ukabona isi yitiye wenyine, maze ugasigara ushenguka usa n'uwabuze ikikugize, ndavuga igice cy'umubiri. Urabizi ugitera igiti kukirandura biroroha, iyo ubikoze ubutaka busigara amahoro, ukaba utamenya ko hari icyabaye. Ariko iyo kimaze gushinga imizi ukiha guhita ukirandura, uhungabanya ubutaka, hakaba umwobo munini, uje wese akamenya ko hari icyakuwemo. Nuko nawe bimeze, wanshinze imizi mu mutima, kukureka ntibyoroshye. Kereka iyo biba mu minsi ya mbere, cya gihe twari tukimenyana, tutaragirana amateka nk'ayo dufite. Kugenda kwawe byansiga ndangaye, kuzuza icyo cyuho ntibyorohe. Mukunzi wanjye, gerageza umbwire ikikurimo, si wowe wenyine byaba bibayeho, gukunda umuntu bwa mbere ariko nyuma ukumva umurambiwe, yewe ukabona atakubereye, atari uko hari icyo mupfa, ahubwo bitewe n'uko wiyumva. Amarangamutima wamugiriraga yarashize, usigaye umufata nk'umugenzi. Nanjye wenda byambaho kuko sinashoboye gukunda abankunda bose, ariko njye mbabwiza ukuri bakareka kuba murungabangabo. Nawe rero b'intwari ukora ikigabo, umbwize ukuri mve mu rujijo, umbwire impamvu utakimpa umwanya. Niba waranyanze nzabyakira, nige kubaho udahari nubwo nzi ko bizamvuna. Aho kuzatungurwa n'ubutumire umbwira ko ufite ubukwe ubanye n'undi utari njye, aho kukugira udahari ngahora nikina ngo ndagufite, kandi umwanya ngutaho ufite undi nawe uwutaho. Ibyo nifuza ko unkorera hari undi ubikorera, uku ndaza amajoro hari undi ukuraza amajoro. Wambwiza ukuri nubwo kwaba ari kubi. Uku kuguhamagara ubonye nako ni ukwa nyuma, ubu butumwa ni ubwa nyuma nanditse. Nagerageje kuguha igihe gihagije, uragisanga mu byo nanditse. Utekereze ku rukundo rwacu aho ruri, urebe niba ariko bakundana, utekereze ku byo urimo, maze umpe igisubizo. Nimbona igihe ukirengeje, nta kundi nziha igisubizo. Gusa sinkurenganya kuko niko wiyumva. Wenda wasanga narahemutse nabizi, ukananirwa kwihanganira iryo kosa nakoze, bikaba bikugora kundeka, ariko no kumvugisha bikabuko. Ariko sinagushimira kuko uzi uko niyumva. Niba ari kosa nakoze, uko akaba ariko wahisemo kubinyereka, uhindure ubwo buryo bivuge. Nanjye ngusaba imbabazi, umbabarire cyangwa ubyange, ariko nkure mu rujijo. Umbwire impamvu wahindutse, nkaba ntakikubona. Iyo aba ari uku kera byahoze, igihe twatangiraga gukundana, akaba ari uko byari bimeze, ubu nta kibazo mba mfite. Ariko bitangiye ubu, kandi hari ibyo wamenyereje, nibyo bituma mvuga ibi, nkemeza ko wahindutse. Mukunzi nkito wanjye, ndagukunda. Gusa gira vuba unsubize, kuko wasanga ameze nka cya kirondwe cyagumye ku ruhu inka yarariwe kera.